Uno munsi muri studio ya Radio Bujumbura International umutumire n'umukozi w'Imana Mfasoni Esther Murebwayire. Esther Murebwayire agira adushikirize ubutumwa ku barundi n'abarundikazi bijanye n'ibihe turimo. Reka rero twumvirize ubwo butumwa ashikiriza abarundi aho bari hose. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, umwami wacu, umwana w'Imana nzima. Ndi Marie Esther Murebwayire ubasuhuza. Rero uyu mwanya nje kugira ngo mbagezeho ubutumwa buvuye ku Mana bwagenewe abarundi n'abarundikazi, abari mu gihugu cy'u Burundi n'abatataniye ku isi hose. Ubu butumwa burareba abarundi n'abarundikazi. Reka rero nshime Imana, nsabe n'umwuka wera kugira ngo aze anyobore muri byose, amfashe, kuko ntago byoroshye kuvuga iby'Imana. Data wera, Imana ishobora byose, we waremye ijuru n'isi ukarema n'abantu, nciye bugufi munsi y'umuntu n'imbabazi n'urukundo byawe, kandi naje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, umwana wawe ari we mwami wacu, kugira ngo nsohoze icyo uwantumye. Data wera, ibyawe ntabwo byoroshye, biruhije umwana w'umuntu cyane, kuko uri Imana natwe turi abantu. Uri Imana, genda umuntu. Ndagusaba ngo ubutumwa wampaye kugeza ku barundi n'abarundikazi mbutange nk'uko ubishaka, nk'uko wabumpaye, singabanye sinongere. Kandi nk'uko wambwiye ko buzumvuga nabo ushaka ko babwumva. Haleluya. Ndakwinginze ngo imitima yabo ngabo ushaka ko babwumva uyitegure mutanga bugingo. Mwuka wera ndakuraritse, niwe mufasha wanjye, niwe muyobozi wanjye, niwe mbaraga zanjye, niwe bwenge bwanjye, kugira ngo uze uyobore iyi gahunda, ubutumwa butunganye neza. Ni wowe ngo uzi ibiri ku mutima w'Imana, ni wowe ubizi. Kandi iby'Imana yampaye muri iriya joro, Mwuka wera ubisohore byose, bitari ibyawe bikurweho, ibijyawe ari byo bisohoka. Mvuge ibyawe, ibindi bikurweho, mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera imitima y'abarundi, abatoranirijwe ubwami bw'Imana, abo batoranirijwe kugira ngo bazagire uruhare mu guhesha Yesu icyubahiro muri ibi bihe biri imbere, ubwo Imana izaba yamaze gukuraho ibigawa igashyiraho ibishimwa. Haleluya. Imitima yabo uyinezererwe Mana, abo bategereje icyubahiro cyawe, bategereje kuguhimbaza mu kuri no mu mwuka. Ndabasengeye kugira ngo bumve ubutumwa kandi bubagirire umumaro. Icyubahiro cyose ndakigushubije rero, nanjye mpa gusohoza imigambi yawe. Urakoze Data, urakoze Mana, urakoze kuko uri mwiza, urakoze kuko nta kikunanira, urakoze kuko iyo wavuze ntawe kuvuguruza. Ndagusubiza icyubahiro cyose, nanjye komeza unyihere amahoro, unyihere umugisha, ubundi iteka ryose n'abanjye bose, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, umwana w'Imana nzima. Ndasenze kandi Mwuka wera uranyumvise kandi uranyumviye. Amen. Amen, amen, amen. Reka nongere mvuge ngo amahoro ku barundi, nubwo bamwe baba bumva ari gushinyagura kuko nta mahoro abarundi bafite, ariko amahoro ya Yesu yo ahahoraho. Haleluya. Kuko ni umwami w'amahoro.
Yesu n'umwami w'amahoro. Ayo niyo mbifurije, ayo niyo mbasabira, ayo. Rero nkuko nababwiye, ndi Maria Esther Murebwayire, nkaba mu ijoro ryo kuwa kabiri tariki ya 16 mu masaha 5 nagiye gusenga nkuko bisanzwe. Nari ngiye kuryama rwose, nari nananiwe cyane. Ngiye kuryama ndatangira ni Mana data ndagushima kuko wandinze uyu munsi, ndagushimira abantu n'imbabazi byawe gengeze aho ngaho. Ibintu biba birahindutse, numva icyumba nari ndimo kiranyeganyeze, numva nanjye mpinze umushyitsi, numva ibintu birahindutse, numva bibaye kundi. Ako kanya hahita hamanuka indimi, ndabivuga kumanuka kuko zavuye mu ijuru. Haleluya. Hamanuka indimi, ntangira kuvuga mu ndimi zitamenyekana. Indimi nazimazemo nk'isaha yose, ntazi nanjye ibyo mvuga. Icyo narinzi nuko hamwe narakaraga, ahandi nkavuga neza, ahandi nkarakara, ahandi nkavuga neza, ariko ntabwo nigeze nsobanukirwa mu by'ukuri mu isaha yose icyo navuga ko rwa rurimi ntumva, ntazi. Urwo ni rwa rundi ruvuga ngo iyo umuntu arusengamo ntananirwa, kandi aba iyakubitanye n'umwuka wera byacometse. Ubwo hari abo nasengeraga, ubwo hari ibyo nirukanaga mu izina rya Yesu, ubwo hari intambara narwanaga. Nuko noneho uwo mwanya urangiye, haza noneho indimi nazivuga zigasobanuka mu Kinyarwanda. Haleluya. Aho niho message y'abarundi yinjiriye, iyo ngomba kubabwira. Atari ukuvuga ko nta bindi by'abarundi byinshi, nzi ibintu byinshi by'abarundi. Imana yambwiye ibintu byinshi by'abarundi, kandi je ntari umurundi. Hello, ako kandi ke wabaza uti se uratumwa ku barundi utari umurundi ute? Nanjye icyo kibazo ndagifite. Umfashe tubaze Imana impamvu intuma ku barundi ntari umurundi. Nanjye ndagifite icyo kibazo, ndakibaza Imana, cyangwa narakibajije, cyangwa nzakibaza, kuko mbitse ibintu byinshi ku Burundi. Ibyo ntabwo nabiguhisha wowe uduteze amatwi. Mbitse ibintu byinshi ku Burundi, bimwe birimo biragenda bitambuka, ariko byinshi ni biri imbere, ibyo tugiye kwinjiramo. Rero icyo gihe narabwiwe ngo bwira abarundi. Mbere Imana yarambwiye ngo asama mpaze akanwa kawe, asama nshyiremo mu kanwa kawe ibyo ngomba kubwira abarundi n'abanyarwanda n'isi yose. Asama. Narasamye, Imana irapakira, koko irapakira, ariko ibyo nabwiwe kubwira abarundi nibyo ngiye kuvuga gusa. Ibyo nabwiwe kuvuga nibyo ndi buvuge. Ibindi ibyo ntari buvuge ntabwo bigomba kuvuga ubu ngubu, ariko biri buvuge mu minsi iri imbere, kuko igihe cyarangiye. Ndabwirwa ngo bwira abarundi ko igihugu cyabo, igihugu cy'u Burundi, kigiye guhinduka umukungugu. Sinzi niba ijambo umukungugu mu Kinyarwanda niwanya ariko bivuga umukungugu, simbizi. Ubwo ntabwo mbizi, sinzi ukuntu umukungugu mu witi wanyu, niba ari umukungugu mwumve ngo ni umukungugu. Ngo u Burundi bugiye guhinduka umukungugu vuba. Babwire ngo umwijima barimo, umwijima babundikiye, babwire ngo bakanguke, kuko birabakomereye guhama mu mwijima. Imana irashaka ko abarundi bakanguka, kubera ko igihugu cyanyu cy'u Burundi kigiye guhinduka umukungugu. Mitanabwirwa nuko igihugu cy'u Rwanda kigiye nacyo kumera nyuma yuko igihugu cy'u Burundi gihinduka umukungugu, icy'u Rwanda kirahita gihinduka ibyondo. Sinzi niba ibyondo abanyarwanda bahise bumva ibyo ari byo, sinzi niba no mu Kirundi bavuga ibyondo. Burundi burahinduka umukungugu, u Rwanda ruhinduka ibyondo. Noneho mpabwa aya magambo, amagambo ari muri Ezekieli ibice 6 n'ibice 7 byose, kandi nkaba ngiye kuyasoma. Ezekieli ibice 6, Ezekieli ibice 6. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, erekeza amaso yawe ku misozi ya Isirayeli, erekeza amaso yawe ku misozi y'u Burundi, maze uyihanurire ibibi, uvuga uti, mwa misozi y'u Burundi mwe, nimwumve ijambo ry'Umwami Uwiteka.
uku niko umwami w'iteka abwira imisozi n'udusozi n'imigezi n'ibibaya ati dore jye ubwanjye ngiye kubagabiza inkota ndimbure n'amasengero yanyu yo mu mpinga z'imisozi kandi ibicaniro byanyu bizahinduka ubusa n'ibishushanyo byanyu by'izuba bizahombana kandi abantu banyu bishwe nzabahirikira imbere y'ibigirwamana byanyu nzarambika intumbi z'abarundi imbere y'ibigirwamana byabo kandi amagufwa yanyu nzanyanyagiza iruhande rw'ibicaniro byanyu aho mutuye hose imidugudu izahinduka imisaka kandi insengero zo mu mpinga z'imisozi nazo zizasenywa kugira ngo ibicaniro byanyu bisenywe kandi bihinduke ubusa n'ibigirwamana byanyu bimenagurwe bishireho. Haleluya. N'ibishushanyo by'izuba byanyu bitemagurwe kandi imirimo yanyu itsembwe nuko abishwe bazabagwamo kandi muzamenya yuko ari jye Uwiteka. 8 ariko nzagira abo ndokora kugira ngo muzagire abacitse ku icumu mu banyamahanga ubwo muzatatanirizwa mu bihugu kandi abacitse ku icumu bo muri mwe bazanyibukira mu banyamahanga aho bazaba bajyanwa ari imbohe bamenye uko namenaguwe n'imitima yabo irarikira yanyimuye n'amaso yabo abenguka ibigirwamana byabo kandi bazizinukwa babitewe n'ibibi bakoreye mu bizira byabo byose nuko bazamenya yuko ari jye Uwiteka kandi yuko iryo shyano nabateje ntarivugiye ubusa. Ishyano mu Burundi bavuga ibara kandi bazamenya yuko iryo bara nabateje ntarivugiye ubusa. Uku niko umwami w'Iteka avuga ati kubita mu mashyi uhonde ikirenge hasi maze uvuge uti mbega amahano y'ibizira bibi inzu y'abarundi yakoze byose kuko bazarimbuzwa inkota n'inzara n'icyorezo. Uri kure azicwa n'icyorezo n'uri hafi azicwa inkota kandi n'usigaye nawe ari mu rukubo azicwa n'inzara. Uko niko nzabasohozaho uburakari bwanjye muzamenya yuko ari jye Uwiteka ubwo abishwe babo bazaba barambaraye hasi n'ibigirwamana byabo iruhande rw'ibicaniro byabo ku gasozi kose no mu mpinga zose z'imisozi no munsi y'igiti cy'umwera gitoshye cyose no munsi y'igiti kiyumbije cyose aho boserezaga ibigirwamana byabo byose ibihumura neza kandi nzabaramburira ukuboko kwanjye igihugu ngihindura umusaka n'ikidaturwa uhereye mu butayu ubwo aherekeye idura ubwana n'ibyatsi bitoki n'ahandi namwe muharebe no mu buturo bwabo bwose nabo bazamenya ko ndi Uwiteka. Mwakire amagambo y'Imana. Ubu dushigaje gusoma igice cya 7 ariko turagisoma mu mwanya nagira ngo mbanze mvuge kuri ubu butumwa nahawe ku Barundi. Bene data muteze amatwi ubu butumwa buturuka ku Mana bwagenewe Abarundi n'Abarundikazi abari mu gihugu cy'i Burundi cyangwa abatataniye hose mu isi. Imana yarakomeje muri iryo joro irakomeza. Nabonye ibintu bitabonwa, numvise ibitumvwa, narahungabanye. Irambwira ngo rangurura ubwira Abarundi, vugira ku mugaragaro hanze, rangurura ijwi ryawe ryumvikane, bwira Abarundi aho bari hose n'Abarundikazi ko Uwiteka Nyiringabo azanye ubwami mu Burundi, ubwami bufatika urwa kwima umwami n'ibijyana n'ubwami byose. Imana izanye ubwami mu Burundi. Wenda ntavuga ngo igaruye ubwami, kuko ubwami izanye ntago buhwanye nubwo abasekuruza bariya barabami bari koko bari bimeze. No, izanye ubwami bwayo, izanye ubwami izahabwamo icyubahiro, izanye ubwami Yesu Kristo azicara ku ngoma, agasengwa, agasingizwa, agahimbazwa, agapfukamirwa, agahabwa icyubahiro. Izanye ubwami vuba. Nta repubulika
iki imana yakigezeho iravuga, isa nk'iki iravuga iti ayi mbega ukuntu abagiye kukwanga bagiye guhera aho ngaho, kubera ko uvuze ko nta repubulika ishaka, kubera ko uvuze ko imana idashaka repubulika. Aha ngaha niho hagiye kwinjira urwango rwinshi rwa kirimbuzi, kuko abantu bamenyereye demokarasi, repubulika, amatora, demokarasi n'ibyo bamenyereye, bakibagirwa ko demokarasi yaje irwanya teokarasi, kuko imana ni umuteokrate. kandi cyako ngako murundi kazi teza amatwi ubutumwa, imana souverain most high n'umuteokrate irihagije, ni souverain, nta muntu ijya kuvugaguzwaho. nuko igihe cy'abandi murodi n'abandi bose ba antikrist bazana ibintu bya demokarasi, ngo hari amatora ngo batore noneho bashyireho n'ikimenyimenyi abo ngabo baba batoye, reba uko barimo kubagenza, reba uko babagira. nta mpuhwe ziba muri demokarasi, ndakurahiye ko nuko Uwiteka Imana ivuga. Reka nkubwire ngo nta mpuhwe ziba muri demokarasi. Niyo mpamvu kugira ngo ibintu bya demokarasi bikurweho, ibintu bya repubulika bikurweho, ibintu byo kuvuga ngo abantu benshi ngo nibo ngo amatora ngo Imana irashaka sovereignty yayo mu Burundi, aho niho igiye guhera igaragaza ko ari nyacyubahiro. Bivuga ngo iki? bivuga ngo gahunda yawe yarayirangije, ntawe ugishije intama. Haleluya, ndayikunda cyane. bivuga ngo byose byararangiye, umwami yarateguye n'ibigomba gukorwa byose. ndakubwiza ukuri, ya ibyo ntakubwira ntabyo ndi bukubwire nyine. bivuga ngo gahunda yose yararangiye. ayi warakara utarakara, wakunda demokarasi utayikunda, waba repubulika utamuba, waba umuhutu waba umututsi, ushaka ngo nta amatora we. amatora arimo ararya Imana mu mutima. amatora igiye kwishyiriraho mbese ibyayo, nk'uko namwe bantu mwishyiriyeho ibyanyu bikaba byabananiye. Yesu Kristo umwana w'Imana ahabwa icyubahiro. demokarasi y'umwana w'umuntu yayishyiriyeho arapigapiga, byamunaniye. aho kugira ngo bigire icyo bikemura, ahubwo byongera ibibazo. Imana izanye ubwami mu Burundi, royaume izanye ubwami, kuko yavuze ijambo rikomeye, iravuga ngo, kandi riri muri Bibiliya, nanone mwibonye umuntu, ngo ibonye umuntu ngo meze nk'uko umutima wayo ushaka. ayo magambo Uwiteka yavuze kuri Dawidi, ngo ibonye umuntu mu muryango wo kwa Yesayi, ngo meze nk'uko umutima wayo ushaka. naribajije ariko Mana, uravuga ngo ubonye umuntu kandi ari wowe wamuremye, wari umuzi neza, ntabwo umubonye nonaha. ariko nayo ibifite ishema disi, ibivuga ati ayi uriya namuremeye kugira ngo muri iki gihe nzavuge ngo yo mbonye umuntu. Haleluya. umeze nk'uko umutima wanjye ushaka, uzanyumvira we, udafite imitima ibiri. yo mbonye umuntu uzakunda Abarundi akabareshyeshya, mbonye umuntu uzatuma izina ryanjye rishyirwa hejuru. mbonye umuntu utazarya intonorano z'abazungu ngo azemere agurane izina ryanjye. ayi mbonye umuntu w'Umurundi uzubaha izina ryanjye akanyubahisha. mbonye umuntu uzatuma mpabwa icyubahiro imbere y'amahanga, akaza kureba ibibaye. mbonye umuntu ngomba kwimikisha amavuta, akicara hariya kugira ngo munyuzemo gushaka kwanjye kose, abe modeli, Uburundi bube modeli y'ibindi bihugu, barebereho ubwami bw'Imana. mbere y'uko ubwami bwa Yesu Kristo buza mu isi, hari abantu kugira ngo turebe dusogongere. Haleluya. Yavuga ati mbonye umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka. yewe byo kwa Sawuli wasabwe n'abantu we, uvuga ko yatsinze amatora. Sawuli unezezwa no gutsinda amatora, kandi nawe uzi ko bimeze. Sawuli wumva nta kintu bikubwiye ko abantu bapfa. Sawuli wumva ko abantu bagomba gukoresha uburetwa. Sawuli wumva ko agatsiko kawe ariko kagomba kubaho. Sawuli we, Imana yabonye umuntu umeze nk'uko umutima wayo ushaka, kandi ntabwo bishobora guhinduka
ntabwo Sawuli ashobora gupfa kuvaho gusa Imana idakoze akantu, Imana idakoze agatendo, Imana itajegeje imitima y'abishyira hejuru. Ntibishoboka. Ntabwo Sawuli apfa kuvaho. Sawuli apfana na Yonatani kubera ko Yonatani nawe yagiye mu mwuka wa se kandi yari inshuti ya Dawidi. Avuga ko reba ukuntu kandika. Umva, Imana ishize ubwami mu Burundi. Yambwiye ngo mbivuge mbirangurure. Yambwiye ngo hari abo yabibwiye nk'uko yabimbwiye, ariko barabifite mu mitima yabo impamvu gutinya cyangwa ntabwo babwiwe kubivuga. Nge nabwiwe kubivuga kuko igihe cyasohoye. Umva, cyasohoye pepe, cyasohoye, byarangiye. Ubwami mu Burundi buraje, buyobowe n'Uwiteka Nyiringabo. Ntabwo aho ngaho wakoraho. Niyo mpamvu mbwira amashyaka yitwa ngo ya politiki, reka nkubite mu mashyi nk'uko Uwiteka yavuze, nkubite n'ikirenge hasi. Sinaredi bari sinaredi, CNDD, FDD, sinzi n'ibindi bya MCD, MSD, sinzi n'ibindi n'ayandi mashyaka sinyazi amazina, mufite amashyaka menshi, byose 0. Imana irabyukurutse iyo kugira ngo yisoze gahunda yayo. Uyumvira niwe uzakiza. Ufite imitima ibiri ntabwo azakorana n'Imana. Barundi kazi nimutega amatwi mwumve. Umva uko bimeze. Nimwumve neza we. Yemwe abagomba kumva nimwumve neza. Nta murundi numwe, nta murundi kazi numwe ufite amoko muri we ndani. Kiriya gihugu zakiragwa aho Uwiteka arirahiye ati imitima yanyu nimuyiboneze kugira ngo muragwe igihugu gishya. Umva impamvu ari gishya. Nuko kizaba cyahindutse umukungugu, muri uwo mukungugu Imana ikaremamo abandi. Aho ngaho ntago humvise neza, ndasubiramo. Shauri imasekeremo shanda sekeremo. Nuko izaba ibyo umukungugu yawuremyemo abandi. Abazava mu mukungugu abo ntawe uzongera kuvuga ko hari icyazi, ntawe uzongera kuvuga ko agiye kubihindura, ntawe uzongera kuvuga ko abarusha, dore ngo barashanwa ngo mwese abayoboye amashyaka mwese ngo ubu murashaka kuba ba perezida b'u Burundi. Umwongereza niwe wavuze ngo shame on you. Muri abo ba perezida b'ikisi, muri abo ba perezida b'ikihe gihugu, muri abandese abaperezida se barababangaje. Niyo mpamvu mwumva ko namwe mugomba kumarana, mwamarana kuko perezida bumwe ukurikiraho ni visi. Nimuce bugufi mwumve icyo Uwiteka Imana ivuga. Dore Uwiteka yaravuze ati ndarizi kuvuga ubwami kuko ari bwo bushake bwanjye. Kuzimira nyeganyega, kuzimira avuga ati turapfuye, turarangije, ntabwo tukibashije none gukomeza guhonyora, kwica nabi no dore wa wundi noneho arabivuze ku mugaragaro we. Ubu ngo nta matora ya demokarasi na repubulika na nyamwinshi na bya bindi byose ubu Imana ngo nije. Ubwo si bwo bavuze ubwami ntibavuze umututsi ko ari we ugiye kudutegeka. Reka nkubwire, reka nkwisubirize wowe ufite ikibazo cy'uko abatutsi bategeka cyangwa abahutu bategeka. Igihe bategekeye se bombi ko bapimwe bamaze iki? Abatutsi banyu ko bategetse bakoze iki? Abahutu se ko ntimubabonye disi we? Niko urashaka ko hajya honde ku butegetsi bwa kiriya gihugu? Ninde utarapimwe muri mwe? Ninde utarapimwe umenya hari umutwa? Ninde murundi ni buhe bwoko butapimwe? Nabami banyu ni kuva kwa Micombero nenda nguri no kwa Bagaza sinzi ko bakurikirana. Hajya hakurikiraho nde Buyoya aragiye akongera akagaruka n'ubundi ngo agiye kugaruka ako nakanyuzemo. Umva abo nibategetse ari abatutsi se nshuti yanjye wewe umututsi we ni we ndimo kubwira ubu. Nuko murapimwa musanga ntimwuzuye simubona munsi ya 0. Hanyuma ngo abahutu nabo ngo baraza kugira ngo bagire ibyo bahindura. Imana ikabireka kugira ngo mwese mujye ku munzani mubona 0 nimurangiza mwegame.
mumwaye muciye bugufi ko mudashoboye mureke Imana yimike ubwami bwayo mu gihugu. umva Imana ipfa n'umwana w'umuntu ni aya magambo twasomye muri Ezekiyeli ibice 6. turasomye ngo ibigirwamana buri kanya, ngo ibigirwamana byanyu byanyimuye, ibigirwamana byanyu mwazanye, ibigirwamana mwashyize imbere, ibigirwamana byanyu ibyo nibyo biba muri mwe hafi mwese, ibyo nibyo biba kwa perezida, nibyo biba kwa visi perezida, nibyo biba kwa ne mwese. N'ibigirwamana mwirwa mubaza ngo mutegeke muhameho mugire gute, ngo mubeho, ngo mwibe mupfe nabi. N'ibigirwamana mwirwa mubaza. Ese mujya mwibuka ko hari Imana rurema yaremye ijuru n'isi? El Shaddai, ufuha, très jaloux. Ifuhe ry'Imana yacu rirarimbura, kandi iyo uzanye ikigirwamana imbere yayo nayo ikora iyo bwabaga. Ari niyo mpamvu igihugu kigiye kuba umukungugu, giye kugisiribanga. Mwayihindurije izindi mana ibigirwamana ngo by'abahindi n'abahindikazi, mwahinduje ibintu by'inyoni n'inzoka, mwahinduje imana z'Ababuda basenga bakomanije amavi, mwahinduje kuzimu. Imana ireba disi, irihangana. Mwabarundi kazi mwe ihanganira iki gihe cyose, pitira mwihanganira kugira ngo igikombe cy'umujinya cyuzure. Aho se muragira ngo se nuko ashimwa? Ahubwo hari igikombe kigomba kuzura cy'umujinya. Mbabwire rero ikindi, ntabwo Imana iri mu gihe ngo mu mbabazi nyinshi cyane, haleluya. Ntabwo Imana iri mu gahinda ngo kenshi cyane, haleluya, n'umubabaro ngo mwinshi ngo mumbabarire mwabarundi mwe rwose, ubu ni mumbabarire mfite umubabaro, ubu ni murako ko mbabaye. No, Imana iri mu burakari, Imana iri mu mujinya, Imana iri mu burakari bukongora. Kandi mumenye ngo ni umuriro ukongora, ni umuriro ukongora, feu dévorant. Ni Imana. Murumva rero ko umuriro ukongora nunyura hariya, ibintu birahinduka umukungugu, ibintu birahinduka ivu. Ariko muri uwo mukungugu Imana irakuramo abandi. Sinzi niba aho ngaho wumva disi, mbere yo kurakara ko repubulika zivuyeho, uretse ubanze wumve neza. Ariko wavuga utari ko ya munyarwandakazi yasara kuraho repubulika nkande koko. Ntabwo ari gikuraho repubulika we, nta nubwo nagira na kuraje yo kubivuga. Nanjye ndi nka Yeremiya muri aka kanya nshuti. Uragira ngo se ngewe nashaka kubivuga, uragira ngo se ngewe nashaka kuvuga aya magambo. Umva Yeremiya ukuntu yavuze, mbere yo kunyanga, mbere yo kumvuga, mbere yo kunegura. Iyumvire Yeremiya nawe bari bamukubise bamushyize no mu mbago. Pashuri w'umutambyi mukuru ngo amushyira mu mbago, bajugunya epfo mu ngunguru, sinzi iyo bamushyize. 20:17 Yeremiya ati Uwiteka ati waranshutse nemera gushukwa, undusha amaboko, nicyo gituma unsinda. Mpindutse urw'amenyo umunsi wose, umuntu wese aranseka. Kuko iyo mvuze hose mba ntaka gusa, nkarangurura mvuga iby'urugomo, ibyo kurimbuka. Kuko ijambo ry'Uwiteka rimbayeho igitutsi no gushinyagurirwa. Bukarinda bwira. Kandi iyo mvuze ntisinzamuvuga, haba no gutegurira mu izina rye. Mu mutima wanjye hamera nk'aho harimo umuriro ugurumana, nuko mbese ukingiraniwe mu magufwa yanjye, simbashe kwiyimanganya ngo nyabike. Kuko numvise benshi bansebya, ukomeze urebe disi we. Nguko uko bimeze. Ubuse Yeremiya yashakaga kubivuga, niko wibwira. Ubuse umuntu anejejwe no kuvuga ibyo abandi bavuga ngo genda mu musazi, genda uriya mu izina rya Yesu. Ari n'abari bubwirukane mu izina rya Yesu, washaka repubulika. Ubu ngubu nyine bakava mu izina. No, kubera kudahishurirwa. Abari mu mubiri ndabumva niko bari buvuge, ariko abari mu mwuka turajyana. Imana ni umwuka,
n'abayisenga n'abumva ibyo uvuze biba ari mu mwuka, kuko ni umwuka w'Imana uhamanya n'umwuka uri mu muntu ko ibi byose ari ukuri. Haleluya. Rero ndabumva mwese kandi namwe Imana izabafungura amaso. Barundi barindikazi rero mumenye ngo ibyarangiye, ibintu bigiye kuvaho, hajya akandi kantu gatoya gusa ko kunyuzaho, hanyuma Imana ishireho ubwami. Imana izanye ubwami mu Burundi. Wambaza iti se ngo muzambaza, uretse wenda bazambaza abari poli wenda bashaka nko kuganira ngo bimenyere batanshyiraho igitutu n'igitugu, abo ngabo dushobora kuzaganira neza nabo kandi ibyo ntashobora kubabwira. Ariko rero abazankanika ntago njya nemera deba. Haleluya. Ntago nemera deba. Nahamagawe na Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, niwe nkorera, niwe umpemba, niwe undinda, niwe umbeshejeho, nta wundi muntu numvira. Hello. Aho ngaho uhandike. Tugiye gusoma Ezekieli ibice 7, hanyuma mbabwira ibisigaye, hanyuma dusenge. Ezekieli ibice 7, turahera ku murongo wa mbere. Ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, nawe mwana w'umuntu, uku niko Umwami w'Uwiteka abwira igihugu cy'u Burundi ati, amaherezo ageze ku mpande enye z'igihugu. Noneho amaherezo akugezeho, ngiye kuguteza uburakari bwanjye, gucira urubanza ruhwanye n'imigenzereze yawe, kandi nzakugaruraho ibizira byawe byose. Ijisho ryanjye ntirizakureba neza, kandi sinzakugirira ibambe, ahubwo nzakugaruraho ibihwanye n'imigenzereze yawe, kandi ibizira byawe bizakubonekaho. Muzamenya yuko ari jye Uwiteka. 5. Uku niko Umwami w'Uwiteka avuga ati, ikibi kimwe gusa dore kiraje, iherezo rirageze, amaherezo araje, biragukangukiye, dore biragusohoreye. Igihano cyawe kikugezeho, wa muturage wo mu Burundi we. Igihe kirasohoye, umunsi uri hafi, umunsi w'imivurungano mu misozi, si uwo kuvuzwamo impundu. Noneho ngiye kugusukaho umujinya wanjye, ngusohozeho uburakari bwanjye, kandi gucira urubanza ruhwanye n'imigenzereze yawe, nkugarureho ibihwanye n'ibizira byawe byose. Ijisho ryanjye ntirizakureba neza, kandi sinzakugirira ibambe, ahubwo nzakugaruraho ibihwanye n'imigenzereze yawe, kandi ibizira byawe bizakubonekaho. Muzamenya yuko jye Uwiteka ari jye uhana. 10. Dore wa munsi nguyu uraje, igihano cyawe kirasohoye, inkoni iragushibukiye, ubwibone bukumezeho, urugomo rurahagurutse. Ni nk'inkoni ihana ibibi, ntawe uzasigara muri bo, mu nteko zabo no mu butunzi bwabo nta kizasigara, habe n'icyubahiro cyabo. Umvise ko ubutunzi bwabo bujyanye n'icyubahiro. Bye bye. 12. Igihe kirasohoye, umunsi ugeze hafi, umuguzi ye kwishima n'ugurwaho ye kuganya, kuko umujinya ugeze ku nteko zaho zose. Kuko ugurwaho atazasubira ku byaguzwe naho byaba bikiraho, kuko iyerekwa ryerekeye ku nteko zaho zose ritazahinduka ukundi, kandi ntawe uzikomeza ari mu bibi, kandi akiriho. Impanda zirabahuruje, ibintu byose barabiringaniza, ariko nta n'umwe wagiye mu ntambara, kuko uburakari bwanjye buri ku nteko zaho zose. Mwumvise ko inteko ni ukuvuga nka frontière. Uburakari bw'Uwiteka bwageze no ku mipaka, namwe murabibona kandi biri ku mipaka. Hanze hari inkota, kandi imbere hari icyorezo n'inzara. Uri mu gasozi azicishwa inkota, nawe uri mu murwa azatsembwaho n'inzara n'icyorezo. Ariko abacitse ku icumu bazahungira mu misozi bameze nk'inuma zo mu bikombe, bose bazaba baganya umuntu wese aborozwa n'ibibi bye. Amaboko yose azatentebuka, n'intege zose zizacika zibe nk'amazi, kandi bazakenyera ibigunira ibiteye ubwoba bibatwikire. Bose bazagira ipfunwe mu maso habo, kandi no ku mitwe yabo bose hazaba habaye inkomborera. Bazajugunya ifeza yabo mu nzira, n'izahabu yabo izababera nk'ikintu cyanduye. Ifeza yabo n'izahabu yabo ntabwo bizashobora kubarokora,
ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka. Mwabyumvise mwebwe mwibye iby'abarundi, mwebwe mwiba iby'abaturage, mwumvise ko umunsi w'uburakari bw'Uwiteka ubagezeho, ibyo byose mwibye bitazabarokora. Ntabwo bizahaza ubugingo bwabo habe n'amara yabo, kuko byababereye igisitaza cyo kubagusha mu byaha. Ubwiza bw'ibyo yarimbanaga yabutakishaga ngo bugaragaze icyubahiro, ariko babiremamo ibishushanyo by'ibizira byabo n'ibintu byabo byangurunuka, nicyo gituma mbigize icyanduye. 21. Kandi nzabishyira mu maboko y'abanyamahanga b'iminyago no mu banyabyaha bo mu isi h'isahu, kandi bazabizirura, nzabakuraho n'amaso yanjye, nabo bazazirura mu bwiherero bwanjye, kandi abambuzi bazahinjira bahazirure. Uringaniza iminyururu, kuko igihugu cyuzuyemo n'ubwicanyi, n'umurwa ukaba wuzuyemo n'urugomo. Cyo gituma ngiye kuzana abo mu banyamahanga bajije abandi kuba babi, bakigarurira amazu yabo. Mwumvise intambara ko zizarwanwa hanini n'abanyamahanga, nk'abarundi n'abarundikazi mwe. Kandi nzatuma ubwibone bw'abakomeye babo bashiraho, n'ubuturo bwabo bwera buzazirurwa. Kurimbuka kuraje, kandi bazashaka amahoro ariko ntibazayabona. Ishyano rizasimburwa n'irindi shyano, inkuru mbi ikurikirwe n'indi mbi, kandi bazashakira iyerekwa ku muhanuzi, ariko umutambyi azabura itegeko n'abakuru babura inama. Umwami azaboroga n'igikomangoma kizuzurwamo n'amaganya, kandi amaboko y'abantu bo mu gihugu bazadagadwa. Nzabagenza nk'uko imigenzereze yabo imeze, mbacira urubanza rubakwiriye. Bazamenya yuko ari jye Uwiteka. Mwakire amagambo y'Imana, abarundi barundikazi bene data muri Kristo Yesu, mwakire amagambo y'Imana. Iki ni igice cya 7 cya Ezekiyeli. Mbere twasomye ibice 6, none dusomye ibice 7. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Rero ubwami buraje mu Burundi, bwamurije mu Burundi, kandi nta deba mfite yo kubisobanura, kuko ahantu haba deba n'ahantu haba demokarasi. Imana ntabwo ari umudemokarate, ni umuteokrate. Nanjye ndi umuteokrate, ntabwo ndi umudemokarate, ndi umuteokrate. Imana ni umwami, mwami w'abami, utwara abatwara, souverain. N'impamvu nta deba, nta mpaka z'umuntu wihagije, nta mpaka Imana ijya. Imana se yagira impaka gute? Ibintu byose yabireshejeho biragira impaka. Dore ibihano rero, ibihano ngiye dore ngiye aho biri. Dore ibihano bije mu Burundi guhindura igihugu cyose umukungugu, kugira ngo muri uwo mukungugu Imana bari buzakuramo abantu abasigaye, abitwa barescape, bitwa bacitse ku icumu. Reka mbabwire, Imana yanga demokarasi nkuko demokarasi yanga Imana. Demokarasi yanga teokrasi, teokrasi kanga demokarasi, demokarasi kanga teokrasi, teokrasi birangana ubu nuko. Ariyo mpamvu kuvuga ko ubutegetsi bwa demokarasi burwanya Imana ntabwo umuntu yaba abeshya. Ubwishyiraho ibyabo, ugashyiraho amatora, ugasuzugura Imana, ukanga abaturage, ugakora ibizira, ugashaka ibigirwamana, ugashaka Imana rurema, ukajya gushaka Imana z'abanyamahanga, ugashaka ibigirwamana. Niyo mpamvu nagira ngo mbabwire ngo yewe muri politike, yewe ishyaka rya politike ryibwira ngo ko rigomba gukuraho Peter. Ninde uzakuraho Peter? Ninde wamushobora? Ninde washobora Peter muri iki gihe? Kuko gukuraho Peter ugashyiraho Poto, ukongera ugashyiraho Paul, hanyuma ukagarura Andrea, ugashyiraho Charles, ukagarura Table, ugashyiraho Sheze, ni ibintu bidafite turaruka. Kuko uwo Peter yasimbuye nawe ni uwo wasimbuye nawe ni kugiye byabereye n'ibyo. Impamvu Imana ije ntabwo ari kugira ngo ukureho Peter. Peter yararangiye, nta uriho. Hakomeza kunyagura Peter ntawe. Ntabwo Peter bishobora kuvuga ngo Imana ngo ngirahangayitse ngo adi. Imana ije kurwana n'ikintu, kukirandura n'imizi cyitwa system, imikorere. Bamwe bavaho abandi bakahabasanga bagakomerezaho. Peter akaba yateraga avoka, undi wenda sinuje akazaza agatera ibirayi n'amashasi.
ariko bigakomeza bikaba byakwakunda turajya bagakomeza bakicwa n'inzara abantu bagakomeza bakiba agatsiko kakaba agatsiko akazu kakikora hanyuma bakica uvuze no n'ibyo Imana ikiyizanye this ni change kandi nta mwana w'umuntu wayishobora nta mwana w'umuntu ushobora kurandura system ya Satan nta ubaho nta uhari kereka Imana yonyine iraje rero Peter yarangiye nta bintu byo mukajya mushinyagurira abantu nta sibizi no kumusengera ngo agire iherezo ryiza sabyo nzi afite umutwaro mukomeze ariko ikizanye Imana gushyiraho ubwami irabanze kureho ubundi bwise ubwami kandi buyirwanya iraburandurana n'imizi nta kiri busigare niyo mpamvu igihugu kiri busigare mu mukungugu kuko ntabwo kurandurana n'imizi mbabarire kurandurana n'imizi ibiriho ntabwo byoroshye nta mwana w'umuntu wabishobora ari nayo mpamvu abafite ngo amashyaka simbizi na red MSD political sinzi n'ibindi buri wese afite izina buri wese izina nta muntu utarimba nta muntu ari mutarira utatwiriza ngo abarundi barimo barapfa rwose ni mudutabara uko abarundi barimo barapfa kandi ngiyeho nahita mbigorora utese wabigorora utese wakuraho Peter wagiraga gutya wowe ukajyaho nawe ukagira gutya kandi ubwami buje ntimubarire mu bahutu ntimubarire mu batutsi please mutajyana ibyo mupfu ngo mutangire mu muhoraho abantu gusa ari abatutsi rero bagiye gusubiraho batuhake bongere baduhake twikorere ibitaro aya rwose ntabwo abahutu bazongera rwose kudutegeka bariya bagesera ibyo wibwira ibyo ni ibyawe uracyari inyuma cyane ntabwo urayishyurirwa ikigiye kuba ndagusabira kugira ngo ujye mu murongo w'Imana umva niba utarapimwe muri mwese ni abami b'abatutsi se batapimwe ko babonye 0 none se bigezeho baho Uwiteka n'imicombero hajya yakurikiwe nane nabo urerutse kwitaba Imana bagaza nabuyoyo buyatu hagiye kuza nabo yatri ntari bumareho kabiri niko umva ninde n'umutu tutarapimwe n'umutu tutarapimwe se abahutu ntibagiyeho ntabwo nshaka kusinza umubare wabo kugeza na n'ubu ugiye kubarangiza arasoje ashoreje abahutu neza rwose nk'uko umuhamagaro uri Saul ukora ibyangwa n'Uwiteka Saul utera ababyeyi kuboroga bakikubita mu bituza amabere akikora abatonsa Saul urarangije koko urangije Repubulika ujyanye na demokarasi urarangije Saul uri ikibazo systeme nayo ikaba ikibazo no kurushaho Imana iraje nta ushobora kwirega ngo avuge ko ashobora kubikosora nta numwe muri aya mashyaka nta numwe mu PhD nta numwe muri Loni nta numwe ufite imbaraga ufite ubwenge bwo gukuraho ubutegetsi buriho ngo abukuraneho na systeme ngo ashyireho systeme yindi ntibibaho ntibishoboka keretse umwe gusa uje yitwa umwana w'Imana nzima Yesu Kristo umunyanazareti intare yo mu muryango wa Yuda niwe ugiye kwiza mu Burundi intebe ayitere amaze gukura abantu be mu mukungugu hanyuma rene bishya ibintu ibishya gusa ibishaje nta n'umwe uzongera kukiraho ndamushimira ko nzareba aho ahabwa icyubahiro nzareba aho arimo kugendagenda nzareba aho abantu bakundana nzareba aho akamura amoko mu bantu kubera ibibaye nzareba aho wewe ntawe uzongera kwirata ko yiza cyangwa ko ari ukuntu wari muremure cyangwa mugufi nzareba aho abantu abitwa abanyamwinshi bazasuhererwa ubwinshi ninde yakubwiye kuri mwinshi ninde yakubwiye kwibara wabonye Dawidi igihe yabaraga abayisirayeli cyamubayeho ninde yakubwiye kuri mwinshi ariko ubundi ubibwirwa n'iki we kuri inkunguzi ninde yakubwiye kubara ko Imana ari iz'umubare yewe statistique zirabakora ninde yakubwiye kwibona wowe ukibona ngo kurusha abandi ubwenge ni Yesu Kristo kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka
bwami buraje mu Burundi, nibyo natumwe kurangurura ngo mvuge. Buraje kandi burashyirwaho n'Uwiteka, ntiburi bushireho, niri bushinge inkingi yaranduye izindi, kandi inkingi ze ziri bushinge inkingi z'imiringa n'ibyuma n'ibindi byaka umuriro n'ibindi. Ariko Burundi ni ubunyamugisha koko. Yesu niwe yahisemo kubanza kudusogongeza ubwami bw'ijuru, niwe yahisemo. Nta kundi ushobora kuvuga ngo kubera iki zahereye iwacu mu izina rya, ntabwo ushobora kubyirukana mu izina ryose ngo bigende. Arahera mu Burundi. Ahubwo wowe senga Imana ube part of, senga Imana nawe ubirebe, senga Imana ubibemo. Abantu babwiwe n'Imana kuva mu mashyaka, barundi kazi mutega amatwi mwumve n'itangazo ryanyu. Ababwiwe n'Imana kuva mu mashyaka, abagore n'abagabo n'abakobwa n'abasore, Imana ikababwira ngo nimumve mu mashyaka, nimumve muri ibyo murimo, ndabategurira ibindi bibahesha umugisha. Mukanga, Imana siziri bizongera kubibabwira, nyamara nimuvemo. Muvemo. Navuga ngo nimuve mu mashyaka, mwebwe ab'Imana yabwiye kuva mu mashyaka, nimuvemo kuko hari icyo yabateguriye kizima. Yemwe bahamagawe n'Imana, nimuvemo. Muvemo inzira z'ikigendwa, dore igihe cyarangiye. Nimuvemo. Hari icyo Imana ishaka kubakoresha mu bwami bwayo. Reka nongere mbibasubiriremo batazaba ngo ntago babyumvise. Abayobeye amashyaka n'abandi banyakubahwa bose bajarusha, bakajya n'Ikampara, bakajya Sinaredi, bakajya MSD, bakagera gute. Umva, reka mbibabwire, muraruhira ubusa. Muzi ubusa buri gutakaza ubwenge, gutakaza igihe n'ubusa. Kuko muri iyi nkundura, muri iyi nkubiri hagomba kugira abaruhira ubusa. Abaruhira ubusa ni abanyamashyaka. Abanyamashyaka nibo barimo kuruhira ubusa. Muri iki gice cya karindwi cya Ezekiyeli mwumvisemo ibihano biteye ubwoba. Harize ngo bazagirwamo n'inkota. Ntugire ngo kubera ngo utari mu Burundi ngo nta kintu kizakugeraho. Nudatunganira Imana, niba utariho ikimenyetso, niba utariho ikimenyetso, niba udafite isezerano, ayiwe, noneho ukibwira ngo wavuye i Burundi gusa, ngo waragiye, ayiwe. Muze gusoma Ezekiyeli ibice 9. Muze gusoma Ezekiyeli ibice 9. Aya ni amagambo Imana yaduhaye kera, kurimo kugenda ishyira ikimenyetso kubagomba gusigara, kubazava mu mukungugu, Imana ikabahindura abazima. Ezekiyeli ibice 9 ni amagambo akakaye cyane, ni amagambo akakaye bikomeye, ni amagambo ateye ubwoba ahindisha umushyitsi. Sinzi niba hari igihe gisigaye kugira ngo hagire ab'Imana yongera gushyiraho ikimenyetso. Ariko mwiyumvira ijambo ry'Imana uko ryavuze ngo abanyamahanga nibo bagiye gusiribanga kiriya gihugu, nibo bagiye kugihindura umukungugu. Abanyamahanga, les étrangers. Nta n'umwe uzigamba ko yakuyeho Peter. Dore kugira ngo Imana iseruke, nta n'umwe uzigera yigamba ko yakuyeho Kagame, ntawuhari. Aba ni Uwiteka Imana igomba kubikuriraho akabarandurana na system. Ntabwo ushaka kumbwira ibindi ngo byemerwe. Kandi mwumve icyo Uwiteka ababwira mw'abarundi n'abarundi kazimwe. Kuko muri mwe harimo abagomba gukora muri ubu bwami. Muri mwe mwitonde cyane. Mugire umutima umwe. Ntimugire imitima myinshi. Ntimusenge nk'uko mu Rwanda twasegaga kera. Dusenga twirukana abatutsi ngo ntibinjire, abatutsi nabo turi kumwe basenga ngo bene babo binjire. Muramenye. Kuko birumvikana ngo tubagomba gusenga ngo bahame ku butegetsi na Peter n'CNDD FDD, wenda niyo Peter yavaho ariko hakajyaho undi Frodebu, wenda mu izina rya Yesu rwose abatutsi rwose nabo tubishaka, turi banyamwinshi duhita dushyirayo amatora hanyuma tugira 90. We byakurangiranye wowe usenga utyo.
tutsi nabo rero bavuga ngo twe turi barebare dufite n'imisaya miremire turi beza kandi twaratoranijwe tuzi n'ubwenge tugomba kubategeka abahutu babagesera nuko tukabategeka bakatwumvira bakajya we wirinde cyane. Ntabwo Imana ije gukora ibyo. Imana izanye bishya, Imana izanye imitima mishya, Imana izanye ibintu bishya. Narahindagaye 16 kuwa kabiri w'igishize nijoro, narahindagaye icyumba kihinda umushyitsi. Iyaremye ijuru n'isi we, ndahindagara njyama hasi itasama samashyire bwira abarundi ko igihugu cyawo gihindutse umukungugu, ikiwanyu kigahinduka ibyondo. Kandi barababwiye banga kumva. None se 2005 sinajaho mu gihugu cyanyu cy'i Burundi byambayeho ntimubizi, bamwe ntabwo mubizi, agiriye ibyago aho ngaho, ariko nzongera mpagaruki. Noneho atari muri kiriya gihe ntameze kuriya, uko ni Uwiteka Imana ivuga. Yatumye intuma hari nkakandagiza ibirenge, nkagaruka 2008. Nzongera mpagaruki vuba, very soon wa mugani mu Mwongereza ndagarutse. Ariko noneho ntabwo ngaruka ngo mumfunge. No, ntabwo ngaruka mfunga. Ndagaruka nje mu Bahindu. Uko niko bimeze. Nta gishobora gukoma mu nkokora umugambi w'Imana. Niyo mpamvu ngiye gusenga. Ngiye gusengera ubwami buje. Haleluya. Yes. Ngiye gusengera ubwami buje. Mbusengera nshima Imana. Haleluya. Ngurakoze kubwo bushake bwawe bwiza. Kugiye kurandura system igusuzuguza, nanjye kandi ndi Imana niko nabigenza. Ntabwo byakunda, ntabwo nakwemera abansuzugura kandi nshobora byose ndanze. Tugiye gusenga. Ngiye gusengera ubwami buje, sengera umwami Imana yateguye, sengera abo bazakorana bafite imitima mizima, kuko imitima mibi izaba yajyanye mu mukungugu. Sengera ababuhesha umugisha, sengera abazagushyigikira. Bwana utazumvira abazungu urashaka gukina nabwo wowe. Nta muzungu, nta mwirabura, nta ushobora guhagarara imbere y'ingoma, nta uhari, kuko ni ingoma ya Kristo. Kristo Yesu abwirizwe, ijambo ry'umusaraba ribwirizwe, Kristo Yesu abwirizwe by'ukuri, hatari ukumuvuga ku munwa nijoro bakajya mu kuzimu no kuri Buda. Hatari kubesha ngo barakijijwe bakora ibinyuranye n'iby'abakijijwe. Hatari kumwitirirwa gusa ku munwa hanyuma bagakora ibya shitani bakanayikorera. Byose bigiye kujya iherezo. Ndagushimira Mana Data wa twese. Ndagushimira ko nubwo iyi message yarwanijwe cyane, ariko ntawe ushobora kukurwanya ngo akutsinde. Ndagushimira ko ibyo washaka ari byo bisohoze, kandi icyubahiro cyose uragisubirana. Urakoze ku bwami buje, urakoze ko witoranirije, urakoze ko wakoze ibyo ushima n'ibyo ushaka, nta n'umwe gukoma mu nkokora. Yo wategetse birakomera, kandi wavuze birasohora. Urakinga ntihagire ukingura, wakingura ntihagire ukinga. Aho niho ubera Imana. Ndagushimiye rero, ndasengera ubwami buje, kandi Imana ndabunezererewe cyane, kuko ndi ku ruhande rwawe. Kandi nawe uri ku ruhande rwanjye, uri ku ruhande rw'ubwo bwami. Ngo uri mu ruhande rwacu si umubisha ari hehe? Ni amagambo se? Ni ugusebanya se? Bagiye kuzatera imigeri ku mihunda, aba Repubulika n'abademokarate batera imigeri ku mihunda. Birakomeye Mana, birakomeye kuvuga ngo demokarasi, Repubulika ntabyo ushaka mu Burundi. Birakomeye kubyumva, birakomeye. Ariko hari amatwi agiye kubyumva kandi abyumvire. Hari abavugana nabo muri aka kanya bavuga ngo amen, hari abundi mu kumva bavuga amen. Mwisi yose kandi, mwisi yose hari abavuga amen. Rahira mu Burundi hari abarimo kuvuga amen,
vuga batayiwe Imana yarabivuze we twebwe ntabwo twabivuze none we uriya mugore niwe ubivuze niki bivuze ko ntabwo ngo mbivuge ndangurure ubwami buraje. Haleluya. Urakoze papa, urakoze mwana, urakoze data wa twese utitaye kubiri mu mitima y'umwana w'umuntu. Urakoze ko ari wowe munyabwenge hatari ishurirwa abantu bahinduka ibyigenge. Kandi ushimwe ko nkuko Paulo yakubwiye Timoteyo wa 1:12 ngo arashimira mwami Yesu Kristo wasanze ari wo kwizerwa, ngo yaratekereje usanga ari wo kwizerwa ngo umugabira umurimo wawe. Nanjye ndagushimira mwana ko watekereje ugasanga ndi wo kwizerwa, ngo warabitekereje wowe peke yako Yesu Kristo mwana w'Imana umunyanazareti, waratekereje usanga muri Yesu ari wo kwizerwa. Niko watekereje wowe, nta muntu mwari kumwe wundi, niwe wabigennye usanga ndi wo kwizerwa ungabira umurimo. Ni wowe ngo wangabiye umurimo, ni wowe mpemba, ni wowe uzi iby'uwo murimo, ni wowe ntuma, ni wowe ungarura, ni wowe ngo uceceka, ni wowe ngo utuvuga. Ndagushimira rero ko nubwo bwami ariko abutegetse. Haleluya. Ndasengera ababurimo bose, ndasengera ubuyobozi bwose buzajyaho, ubu buzaguhesha icyubahiro, ubu buzakuvuga by'ukuri mukuri no mu mwuka para mu magambo no kubeshya bajya korera shitani kuzimu mu gacya bagakora ibiterane bipfuye. Shaka ryawe riranja. Ni nayo mpamvu wabishyizemo, wari uzi ko uzabunejereje. Igihe cyose nzaba nkureba uhabwa icyubahiro, abantu barimo kukwakira nk'umwami n'umukiza wabo. Haleluya. Abarundi basigaye barimo kukwakira nk'umwami n'umukiza wabo, batavuga ngo nabaho cyangwa nabatutsi, ngo ninde uvuyeho ninde ugiyeho. Batarimo kwibara ngo ni benshi, abandi batarimo kuvuga ko bazi ubwenge, ahubwo bose baciye munsi y'ukuboko kwawe gukomeye. Haleluya. Urakoze Yesu. Nanjye ni umunezero kuri jye, nanjye ni umunezero kuri jye kuko uri mu ruhande rwacu. Mana ndakwereka abarundi bakubaha kugira ngo bakomeze abo bazava muri uriya mukungugu. Ndabakweretse kugira ngo batazengerezwa, kugira ngo bakubaze neza bumve icyo babwira, aho bari mu byumba, aho bari mu mazu, abahinda umushyitsi. I Burundi bafite ubwoba ariko bariho ikimenyetso, abari hanze bafite ubwoba kubera bene wabo cyangwa ubuzima bwabo, ariko bariho ikimenyetso. Abo ndongenda bakuzaniye kugira ngo uvugurure imitekerereze yabo. Yesu Kristo urakoze, urakoze kandi ko washyizeho n'ubu buryo. Mwami ndagushimira kubw'ubu buryo bwo kugira ngo message zige zihita. Niyo mpamvu mvuga ngo rangurura, nta kindi nakubaza. Amaye telefoni, smartphone, urayima nta kindi umbaza, nta kindi tuvugana. Uravuga uti rangurura, amenye ko ndangurura. Cyubahiro ni cyawe rero. Urakoze. Ndakwereka imiryango yacu, ndakwereka imiryango yabo bazafasha muri ubwo bwami, uhereye ku mukuru mwami uwo Dawidi wabonye ngo ugasanga arakunejereje umutima. Ayiwe. Ndakwereka imiryango yabo nabo ngabo bose bamushyize iruhande. Ndabakwereka aho bari, aho batataniye hose mwisi, nkagiye utatanya. Ubwenge bwawe buratangaje. Urakoze kubyo mbona. Haleluya. Urakoze kubyo mbona. Urakoze mwana. Urakoze kubw'uyu ndamuzamuye, nzamuye umuryango we, nzamuye umudamu we, nzamuye abana be mwami. Ndabazamuye mu izina rya Yesu Kristo wamuhaye ubwenge buhanitse. Ndamukweretse kugira ngo aturize muri wowe. Cyubahiro ni cyawe. Ndasengera Mana uyu wene kubitangaza, kubishyira mu kinyamakuru, yes. Ubonaho naho unyujije. Haleluya. Mugirira ubuntu bwo kuzakubona, muha agakiza kawe kabonerwa muri Yesu Kristo. Kuko uzamuha iherezo ryiza, murindira umuryango, umwongerera ubwenge, ariko kiruta byose ahishurirwe mwami Yesu ko ari wowe mukiza n'umucunguzi we. Urakoze. N'ibindi bisigaye mu gihe gikwiriye ndi bubivuge mu gihe cyiza, ndabivuga mwami. Kizashyira mu kanwa kanjye cyose kigomba gusohoka, kuko ni wowe boss, ni wowe master, ni wowe mucunguzi wanjye.
ni wowe wameneye amaraso, ni wowe wagaragaje ko unkunda. Haleluya. Ni wowe watanze ubugingo bwawe ku bwanjye no ku bwa benshi. Ndagusubiza icyubahiro cyose. Ariko niba hari umurundi cyangwa umurundi kazi wumvise ubu butumwa bw'uko Imana izanye ubwami, ntabwo igaruye ubwami, kuko ubwo muzi si bwizanye, igiye gushyiraho ubwami. Ubwo bivuga ku nshuro ya mbere, ubundi uyibabarire cyane. Niba wumvise ubu butumwa ukaba ushaka kwakira umwami w'abami uzanye ubwo bwami Burundi mu bugingo bwawe, ukaba ushaka kwakira Yesu Kristo mu bugingo bwawe, reka dufatanye isengesho duciye bugufi rero. Uravuga uti mwami Imana, numvise ubutumwa ku Burundi, numva ko Yesu Kristo ari uzanye ubwami kandi ko yamfiriye ku musaraba. Mbabarira ibyaha byanjye Mana. Nakiriye Yesu mu bugingo bwanjye ngo mbere umwami, umukiza n'umucunguzi, anyandukure mu gitabo cy'urupfu maze ashyire mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze kumbabarira ibyaha, amaraso yawe akanyeza, nkaba ninjiye mu bana b'Imana mu izina rya Yesu, amen. Data, urakoze ku bw'aba ngaba bapfukamishije imitima yabo bakakwakira mwami Yesu mu bugingo bwabo. Bakomeze, dore n'impinja zivutse mu gihe kibi, mu gihe Uburundi bugiye guhinduka umukungugu. Bakomeze rero, ni wowe Mwuka Wera, ni wowe urera, ni wowe batangiza amata, barinde abangaba baciye bugufi, abangaba bafite inyota yo kumenya Imana, yo gusobanukirwa, yo guhishurirwa. Ndabasengeye, ndabakurindishije Imana. Urakoze, nanjye rishize mu maboko yawe, n'ibyanjye byose n'abanjye bose, n'ubwenge bwanjye, n'umubiri wanjye, n'ubugingo bwanjye, imbaraga zanjye zose, no kubaho kwanjye kose, n'abana banjye n'abuzukuru, byose ndabigushyize mu maboko Mwana, ko ni wowe gusa wo kwizerwa, ibindi ni ubusa. Urakoze kuri kumwe natwe kugira ngo turokore. Urakoze ukomeze kuduhishurira ibikomeye kugira ngo tutabaho gusa nk'abantu bari aho batazi niba bucya cyangwa bwira. Urakoze kandi ko watugize inshuti zawe muri ibi bihe biruhije, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze kutwumvise, amen. Yesu abaho umugisha. Ubutaha tuzakurikizaho ibizakurikiraho, kandi tubane mu mwuka kugira ngo tubashe kumva ibyo abwira abarundi n'abarundikazi n'abandi bose bakeneye kumenya ibihe.